umukobwa ukijijwe w'umukristo. yego Naramubonye kandi nabonye ko akijijwe. Kandi umukristo nyamukristo iyo mico ntago yayijyamo rwose. Ndahamya neza yuko ataba yariyanduje pe. Umukobwa wacu ni isugi. Okay, turashimira umuhungu wacu nawe twizere ko ari imanzi. Ibyo ni ibintu tutari buze gutindaho cyane. Icyo turi kureba ni uburyo tububakira urugo rufite ireme. Ya, 5 kwa 5 inshuti za Vedasta Empire, inshuti za Kadasohoka ndabashuhuje aho muherereye hose i Burayi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umugabane wa Oceania, ndabashuhuje kandi ndabakunda cyane. Duhereye hano mu Rwanda rero, amajyepfo amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali ndabashuhuje. Muraho neza, mumeze neza? Yego. Ni wa mukunzi wanyu Vedasta Empire ubakorera ibiganiro by'umuryango hakiyongeramo ikiganiro cy'umuranga. Uyu munsi rero turaje dufite abatumirwa ndababakumbuje mu kiganiro cy'umuranga. Aba batumirwa rero murebe imbere yanyu ni abatumirwa twahuje n'umusore n'umukobwa twahuje ubungubu mu minsi iri imbere turitegura kubashingira bakagira umuryango. Rero nkuko mwabyumvishije umugambi wa Vedasta Empire no kugira ngo n'abakobwa n'abasore batwumva badafite urugo babe baza bakurikirana ibiganiro by'umuryango barabashije kugira urugo. Turabakiriye inshuti zacu rero mugiye kwibwira abadukurikirana abakurikirana Vedasta Empire, mubabwire amazina yanyu, mubabwire naho muturutse. Ya, ibindi ndabibabaza nyuma kugira ngo babashe kumenya cy'ukuri abantu turi kumwe nabo. Ya, murakoze. Mbanje gusuhuza abakunzi ba Vedasta Empire. Turaziranye tumaze kumenyana cyane. Ubushize naje ahangaha mbabwira naje ndi umwe nako muri make, ariko murabona yuko muje muri babiri ushize nakwakiriye uri umwe ku ngingo yo kugushakira umukunzi. Ariko uwo ni umukobwa wanjye naguhaye bite mbivuga utari guvunika. Amazina yawe witwa? Nitwa Innocent. Genda kuzi uri kwibwira abatakuzi. Abatanze nitwa Innocent. Nkaba ntuye Kicukiro hari Sonatibe hafi ya Inirake. Niho mu rugo. Ya, umukobwa wanjye ngaho ibwire abantu badukurikiye uburyo wamenye Vedasta Empire, ubabwira amazina yawe ubundi dukomeze ikiganiro. Amazina yanjye Niyonsenga Claudette. Abantu rukarashikiro mu Gatenga. Aha, murakoze cyane. Kaze mu kiganiro, kaze kuri Vedasta Empire. Twagiye rero twihuse cyane tugiye kubwira aba bantu badukurikiye, tubabwire intego yacu, tubabwire impamvu aba batumirwa twabahamagaye kugira ngo baze tuganira. Vedasta Empire turabibutsa yuko dukora ibiganiro by'umuryango tukanahuza abakobwa n'abasore abifuza gushinga urugo. Hari igihe mu bwonko bicangacanga ugasanga umuntu no kwihitiramo biramuvanze. Ariko Vedasta Empire twababwiye ko turi nararibonye tuzaza tubazanira abakunzi twahujije bakaba bategura ubukwe, bategura umuryango. None reka dutangire tubaza Yannick, turadubwira ujya kugira igitekerezo cyo kugana Vedasta Empire kugira ngo tugushakire umukunzi. Byavuye ku kintu uko wari wananiwe gutereta cyangwa ni yindi mpamvu? Murakoze. Gusa icyo nababwira sinavuga ngo ni story ndende, ariko nyine uko nabivuga mu ncamake nuko nyine kwinjira mu rukundo mbere yo gukora narakoze gira igitekerezo cyo kuba nazana igitekerezo cyo gutereta, kandi nkatereta umukobwa nzi ko twabana, uzi ko waba muri bya bini navunikiye. Hari ikibazo nkubajije ucyumve neza. Kugira ngo tubwire tugushakire umukobwa wo kuzabana nawe, nuko kwiteretera ku bahande byari byarakunaniye cyangwa wakandiragaho ugahita usanga ni biraba? Impamvu nabaganye nuko
umukobwa nifuzaga cyangwa se nari nkeneye wambera umutima w'urugo muri iyo minsi ntamubonaga muri iyo minsi ntabwo wamubona naramushakishije namubuze. tutarihuta cyane umwegereze mikoro tumubaze. Ni ukuvuga ngo umukobwa wacu tugiye kugushyingira, Vedasta Empire igiye kugushyingira, ariko se mbere yo kugira ngo tukubaze ujya kwa Purayinga ngo tugushakire umukunzi ukubereye, ibyo kuba kubereye warabonye ko akubereye ibyo turaza tubigeraho. Ujya kwa Purayinga ngo tugushakire umukunzi ukubereye, barazaga ukabenga, byari bimeze bite? tubwire mu ncamake. nyine nabonaga abandi nyine abo hanze cyangwa nyine ku ruhande, nabonaga nyine abo nashaka ntabwo namubonaga neza, nyine nabonaga bose batari seriye. Abahungu bose baza kugutereta wabonaga atari seriye? Yego, rero niyo mpamvu nyine nabaganye. Hari ikibazo cy'abakomeza kukubaza. Uyu munsi abasore bari gutereta ngo bakitoreraho bakigendera, iyo mbogamizi wahuye nayo? Benshi baraza nyine kumva nibyo bitekerezo byabo bafite, ariko nyine ibyo ntabwo nyine nabishobora. Byabaye ngombwa ko utabishobora. Yego. Yannick, umugeni wacu twaguhaye, tugiye kwinjira mu bibazo, kwinjira mu bibazo tukubaze. Hari ibyo wari watanze kuri Vedasta Empire tuzagenderaho tukushakira umugeni. N'umugeni hari ibyo yari yatanze kugira ngo tumushakire umusore. None tugiye kwinjira muri iki kibazo, muri ibibazo byacu. Hari igikorwa cyo kubahuza mugatangira guteretana nk'uko n'abandi bateretana. Ubu ngubu ndabizi ibyo mubigeze kure, kuko ejo bundi mwari muri kungisha inama ku bijyanye n'ubukwe. Ndabizi yuko ejo bundi muradusohorera invitation duhe abakunzi ba Vedasta Empire dutahe ubukwe bwanyu. Ikibazo giteye gutya rero, tubwire Yannick, umukobwa twaguhaye mu minsi mumaranye uri kumubona ute? Ibyo wagenderaga, ibyo waduhaye kugira ngo tumucekinge cyangwa tuguhuze nawe, wasanze ari byo 100% cyangwa hari bibura? Murakoze. Icyo navuga, umukobwa nk'uko nyine nababwiye umukobwa nifuza kandi nkeneye, nuko ibyo nifuzagaho nabimubonyeho pe. Nabimubonyeho. Okay. Ikibazo nihutishije cyane nshaka kukubaza. Umukobwa wacu se ko twaguhayeho uburenganzira, aho ntabwo waba wari watangira kurengera ukinjira mu bikorwa utari wemererwa? Njye icyo navuga aho ngaho, njye ndi umuntu kuko nzi neza yuko imyaka maze niyo nsigaje yo kwihanganira kuba naryamana n'umukobwa, iyo nsigaje ni mikeya, kuko nk'uko wabivuze turategura ubukwe, ni igihe gito cyane, kandi ikindi njye ndakijijwe, ndi umukristo. Ikindi rero byo ngibyo ko abasore benshi bafite irari muri iyi minsi, bafite irari ngiye kukijijwe, ariko ibyo bintu turimo turabisanga mu nsengero. Pasiteri ndibaza kutakizwa kurusha pasiteri ariko araharandevu abagore ngo basengere, ugasanga bamwe bateye inda, abandi nuko. None wowe cyizere gihari cy'ukuri umukristo uyu munsi udashobora kuba watangira kutwangiririza umukobwa? Ubu ntabwo uramubonera uburenganzira, aracyari uwa Vedasta? Yego, ndabyumva cyane. Ni ukuvuga ngo rero wowe uratubwira ufite izihe mbaraga ziritiza abandi basore ko mu minsi mikeya baba bashaka kubanza kuba batekereza kuri iyo ngingo? Wowe ufite izihe mbaraga ku buryo utatekereza kuri iyo ngingo kugeza mubanye? Urakoze kumbaza icyo kibazo. Icyo kibazo kumbajije gutyo, suko mfite imbaraga zirenze iz'abandi, sibyo? Hari iyo turamya, hari iyo twizera, imwe ni Imana yonyine, kuko ariyo tuzi neza yuko ibidashobokera abana b'abantu. Iyo tugeze Imana iyo tuyibisabye irabasha kubiduhereza. Nta kindi mbishoboza, suko ntagira iryo rari, ariko bifatanyijemo no gusenga, Imana irabimfashisha kandi nkabirenga.
urakoze cyane Veda. Abakunzi ba Veda Star Empire muratwihanganira, aba bageni bacu tubazanye kubabaza ibibazo bikomeye kandi bikomeye pe. Ni nayo mpamvu rero twagira ngo mukurikirane mwumve intego yacu nyamukuru. Ntabwo tuba tugira ngo twubake urugo rujegajiga, tuba tugira ngo twubakire abantu urugo tuzasubiramo ubutaha, kandi tukazabaha umurongo w'uburyo bagiye kudusanga mu bikorwa byacu byo kubaka ingo z'abantu. Nabo rero tugiye kubinjiza mu gikorwa cyo kuba bashinga urugo. Tuba tugira ngo rero batazagera mu rugo ngo batangire bagire gute bajagarare, bya bibazo duhora twirinda ko byagera mu ngo nabo babyirinde hakiri kare. Reka rero twakire umukobwa wacu, nubwo ari uwacu ariko twamubaza ko ataradutenguha. Umukobwa wacu twagira ngo tubwire, mu gihe umaranye n'umusore wacu, umusore n'uwacu nawe n'uburu wacu, mu gihe umaranye n'umusore wacu ntabwo yari yatangira kukubaza bya bindi babandi bazaga bakubaza mbere watubwiye? nabamubeshyeye. Umubeshyeye cyangwa nuko turi kuri social media hari ibindi buriya wambwira? Ntabwo ibyo nabikora nyine, ibyo ntabwo ibyo. Ubona imbaraga afite zimeze gute zitandukanye n'iz'abandi se? Mbere na mbere umuhungu ubu ngubu murakundana, icyakubaza mbere na mbere ni kuri iriya ngingo. Wowe ubona afite izihe imbaraga ku buryo intego ye ni iyihe? Nuko yaba akeneye kuzakugira umugore cyangwa se n'ubundi mu buzima bwe ntabwo biriya bintu ubona abitekereza cyane? Ikintu cya mbere ni umukristo, arasenga. Icyo kintu cya mbere nyine kimuha imbaraga kandi cyane, kandi nyine intego afite niyo kunshyira nyine mu rugo. Yego. Ariko n'abandi tugiye kuvuga kuri iki kintu. Ndabaza nti ko bibaho yuko umuntu yakubaza kuri iyo ngingo adafite gahunda yo kukwanga, ari irari. Ese ntawe mu gihe waba ubona ko kuba iyo ngingo wayimuhakanira bibaye ngombwa yakureka, wabyitwara muti? Namureka nanjye ubwo. Kuko ubwo urumva nibaje turakundanye, araje kugira ngo nyine twuzuzanye, ariko ntabwo aje kugira ngo aze afate ngo maze agende. Nyine ndabizi abahungu benshi nyine baba bafite idefu yo kuba yazanye ukama maze akigendera. Ikibazo gihari tugiye kubaza umuhungu wacu twagira ngo tubwire wenda ntabwo wigeze umubwira kuri icyo gitekerezo kuri iyo ngingo, bibaye ngombwa kuba umukristo urifashe. Ese nko mu gihe tuzabashingira mukagera muri cya gikorwa cy'abakuze ugasanga ntago ari isugi, uzabyitwaramo? Tugisubiye inyuma ho gakeya, nagira ngo nkigana Veda Star Empire nigeze kubabwira umukobwa nifuza, sibyo? Nababwiye yuko icyambere cyo nkeneye umukobwa ukijijwe w'umukristo. Naramubonye kandi nabonye ko akijijwe, kandi umukristo nyamukristo iyo mico ntago yayijyamo rwose. Ndahamya neza yuko ataba yariyanduje pe. Umukobwa wacu ni isugi. Turashimira umuhungu wacu, nawe twizere ko ari imanzi. Ibyo ni ibintu tutari buze gutindaho cyane. Icyo turi kureba ni uburyo tububakira urugo rufite ireme. Urugo rwanyu rukazaba urugo rufite indangagaciro z'umugore n'umugabo nk'uwo twifuza, nk'uwo u Rwanda rwacu rwifuza. Tukomeze ku kiganiro, nkomeza mbaza umusore wacu, mu bintu watusabye, mu bintu twagendeho tuguha umukobwa wacu, watubwira ni nk'ibihe by'ingenzi ubona kuko ushobora kuvuga ati umukobwa wanyu mwampaye ntago namureka? Ni ibiki? Angela nsubiriremo. Ikibazo kiravuga ngo hari ibintu wagiye uduha 1 2 3 4 ugeza ku mubare mwinshi, ariko ugiye kuturebera nk'ibintu bitatu by'ingenzi washimye n'ubundi n'ibindi twabyitayeho, ari ayo madiplome, ari ibindi bintu akazi twabyitayeho, ariko ugiye kuturebera muri ibyo bintu byinshi wagiye dusaba bitatu mu byo twakurebeye tukabona ni urabishaka kandi arabifite. Turatubwira iby'ingenzi ubona nawe kuko twemeranyijeho twahujije. Icyambere cyo nari nashatse
umukunzi ufite ubwenge, umukunzi ufite ubwenge kandi nasanze abufite. waraceka inzu usanga si ikimamara, waraceka inzu usanga cyane afite kabisa ubwenge buzabasha kuyobora urugo, umutima w'urugo. Cya kabiri, ikindi kintu cya kabiri namukundiye cyane ni uburyo ikintu cyose ashizeho umutima, nyine abasha kuba responsibility yacyo, abasha kukiyobora. Arakiyobora. Ni ikintu iyo avuze ngo acerekejeho amaso ntago mubeshye pe, aragikora kandi nabonye ko ari umuntu udacika intege. Ikindi cya gatatu ni umukristo. Yego, haleluya, Imana ishimwe rwose. Umugeni wacu ni umukristo, twamurebye twamwitegereje, tujya kumuguha nawe twakurebye twakwitegereje. None kuri iki kintu umuntu agira defo, akagira ibyiza akagira na defo. Uratubwira ibintu bibiri byiza umubonaho, unatubwire defo ebyiri umubonaho. Ibintu bibiri byiza mubonaho, niyo wama bitanu nabivuga kuko ni byinshi, ariko ntacyo ndasubiza ibyo bibiri mbajije. Ikintu cya mbere cyiza kiwe ni uko anyibutsa gusenga. Mvuye mu kazi nijoro, yagiye kunsezera dusoje kuvugana, ambwira ko ngo nibuke gusenga. Ikindi cya kabiri cyiza mukundira, nta kintu ajya gukora atambwiye, ni ikintu nkunda. Tugiye kuri defo. Defo wamubonanye ukavuga utake ibintu nzabyihanganira, ariko ibi bintu nibikomeza bizagenda gutya na gutya. Defo ihari ya mbere, defo ihari ya mbere nyine nuko nasanze nkunda amata iwe ntayakunda. Arayanywa yego ariko we ntayakunda. Ni ukuvuga ngo urumva bwakizatongora. Urumva ko uzamumenyera amata, ndayakunda cyane, ndayakunda. Gusa iwe defo nabonye nyine agira iwe ntayakunda. Ntago muri kubihuza. Mfite kumara nuzamo dukomeze. Wari icya kabiri turi kukubwira defo, tubwire defo ya kabiri umubonaho. Ibyo mu rugo nyine ibintu bishobora kudogera. Icya kabiri namubonyeho, iyo mubwiye ko natinze mu kazi ntabasha kubyumva. Aba yumva nyine isaha nshaki yahita mboneraho. Iyo niyo defo. Urumva nuramuka ugiye ugatinda, urumva amasaha y'akazi azaba yazi. Nyine ntagaba nakunda ko najya abasha kukanyumva. Gutyo nawe turi bumugereho, tuba tugira ngo mubashe kuzihanganirana. Nta muntu uba hari innocent, nta muntu ubaho. Nubwo twamuguhaye ntabwo twari turi mu mutima we, tubaha umwanya wo kwigana mukareba umwe ibyiza byiwe n'undi ibibi byiwe. Ntabwo muzigera mubona umuntu ari innocent ku bintu byose. Muduhere mikoro rero tugende ko nawe tumubaze nk'ibyo tumaze kukubaza, tumubwire. Twaguhuje n'umukunzi, tugendera ku byo wagiye dusaba byinshi tutabashije kuba twarondora byose ngo tubivemo. Nawe ugiye kutubwira ibintu bibiri by'ingenzi ushobora kubona ko twarakukomye ku mutima, ukabona kabisa ikintu twakoze twahereye kuri bya bindi by'ingenzi ku mutima wawe. Ikintu cya mbere ni uko asenga. Cya mbere ni ugusenga. Ukunda Imana cyane. Akoze cyane. Ikindi kintu cya kabiri aca bugufi. Guca bugufi. Yego. Ibyo ni byiza. Tubwire rero ibindi bibiri. Defo wamaze kumubona. Defo namubonyeho avoma hafi nyine ngiyo mvuze ikintu nyine utumva ko atacyumvishe nyine. Yego. Kurakara umuntu wese agendana nabyo, urumva ntago ari defo wamwangira. Urumva we nyine we ahita azamuka cyane. Yego. Aho ngaho rero mu nama tubagira ni ukuzaza mugerageza mukigana icyo umwe ubona akimubangamira ukajya ukirinda. Icya kabiri urumva niyo defo. Icya kabiri ni nka kijya kumanga cya kindi yavuze
hanjye harimo ibintu nyine ibyo ndya ahanini nawe ntabwo tubyumvikanaho, ntabwo muri kubyumvikana uzarwara bwawe, kuko nkunda ubugari we ntabwo akunda cyane kandi we ntabwo abukunda. ni ukuvuga ngo rero tuzabagira inama tubabwire uko tubigenza twebwe tuba tumaze iminsi mu ngo. Umuntu wese agomba uburenganzira bwe bugomba kubahirizwa. Kuvuga ngo muri blood shower tuzaguhereza abamama beza bazakugira inama ku bibazo zaba wamaze kumubonanaho, nawe kandi tuzamwegera tumugira inama tumubwire n'ibindi kubijyanye wenda na defu yakubonyeho. Rero dusoza ikiganiro cyacu ndagira ngo mubwire abafite ibibazo nk'ibyo mwari mufite, cyangwa se mubabwire uburyo mwabonye Vedasta Empire ibikorwa by'uburanga ikora, mubabwire uburyo kibikora nimba ari byiza cyangwa ari nabi, cyangwa se abafite ibibazo nk'ibyo mufite mubabwire nimba nabo babona igisubizo. Mbese muri makeya mugiye kutubwira uburyo mwabonye kino gikorwa Vedasta Empire ikora cyo guhuza abantu. Njyewe cyo navugaho Vedasta Empire, ikintu cya mbere nuko nayikunze. Ikindi cya kabiri mukoresha mukuri, ntago muvuga ngo umukobwa yaje asaba ngo umusore umeze gutya na gutya mu muhindurire. Nanjye niko mwabigenje. Njyewe umukobwa naje mbabwiye, naje mvuga ngo niwe nkeneye. Mwarategereje haje runaka mubona njyewe simpuje nawe, haza runaka ubona defo y'uko nabameze, usanga nyine njyewe siwe nkeneye, utegereza wa wundi. Uko bivuze abakobwa baraza bakapurayinga, abahungu bakaza bakapurayinga, ntabwo dushobora guhuza abantu tutabajije gucekinga ko ibyo umwe yasabye n'undi by'undi yasabye bari guhuza. Nicyo cyiza cyanyu rero, cyo cyiza. Urakoze cyane. Yego. Ngaho muhe mikoro nawe atubwire ni igiki wabonye mu byo twakoze twabakoreye, cyangwa se mu byo dukora muri rusange, ni igiki cyiza wabonye, ni igiki kibi wabonye kuri Vedasta Empire. Niba dushimura dushima, niba tugayura. Ikintu cya mbere pe muri ababyeyi beza, nyine mumenya ibidukwiriye. Yego, byo ni cya mbere ko mwatubaye hafi, mwadushakiye ibyo dushaka, ni ukuri muri ababyeyi beza. Ngaho rero ni ukuvuga ngo inshuti zacu mwari mukurikiranye ibiganiro byacu bya Vedasta Empire mu kiganiro Umuranga. Uyu munsi rero twari twabazaniye abatumirwa mu bo twahuje. Aba ni abana bacu, ari umusore ni umwana wacu, ari umukobwa ni umwana wacu. Reka rero dutegereze ko tuzabatahira ibirori, twagira ngo tubabwire ngo mugomeze mucekingane neza ibyo mwagiye mwemeranya yuko mufite, buri muntu wese agende abireba bisuzuma arebe ko ari byo koko. Ubundi natwe nibiba ngombwa nka Vedasta Empire umuryango mugari tuzabaherekeza, mwubake urugo rwanyu, mujye mukurikirana ibiganiro by'umuryango, n'ubundi namwe mufite urugo. Ndabashimiye, ngaho mu busezere ku inshuti za Vedasta Empire, ndetse n'ubutaha nimubasha kuba mwadukenera tuzabazana hano kuri kamera muba mwagira icyo mubabwira. Sezera inshuti za Vedasta Empire, ugire n'icyo babwira. Bakunzi ba Vedasta Empire, ikintu cya mbere yo kugenda cyo nababwira nabashishikariza kuyigana. Irafasha, irigisha, kandi ikindi icyo ukeneye baguhuza nacyo, kandi ugasanga ntibakubeshye, kuko nk'uko umukunzi wanjye yabivuze muri ababyeyi beza. Ikindi turabakunda, murakoze cyane. Mumpere mikoro nawe agire icyo abwira abakunzi ba Vedasta Empire. Ikintu nababwira, ndabakunda cyane kandi pe n'ababyeyi beza nk'uko nagumeje kubivuga. Turabashimiye inshuti za Vedasta Empire, ikiganiro nakagaruka. Dushimira abatumirwa bacu mwabonye. Ese mwandike muri commentaire mutubwire barakeye baraberanye. Ndashaka ko mumbwira aba bantu koko twacekinze ibyabo, ducekinga uburebure, ducekinga ubwiza baba bavuga, ducekinga ibya diplome, ducekinga kira kintu cyose, ubundi tuza kubona ari bo baberanye. Namwe nimwandike muri commentaire maze mutubwire bano bantu baraberanye. Ese aba bantu muri kwishimira ko tuzataha ubukwe bwabo? Ese aba bantu muri kubona bazagira urugo rwiza kandi urugo rufite amahoro n'umutekano?
murandika muri commentaire. Reka twibutse umuntu utarakora subscribe kugira ngo akore subscribe azaza kurikirana ibiganiro bya Vedasta Empire umunsi ku wundi, niho tuvoma ubwenge, niho tuvoma ubumenyi. Ikindi kandi umuntu wese utarakora commentaire ajya akora commentaire atubwira ikiganiro yakibonye. Ikindi mu sharing ibiganiro byacu bigere hirya no hino kugira ngo umuryango wa Vedasta Empire waguke ugere kure cyane. Abari bwota amasimbi rero turabashimiye, abari mu gihugu cyacu mu majyepfo amajyaruguru turabashimiye, iburasirazuba n'iburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali. Ikiganiro kuri Vedasta Empire ni akagaruka. Ciao ciao.